Umugore ari mu modoka yasinziriye, hanyuma umupolisi aza agenda acekinga iyo modoka, kandi gusinzira mu modoka bitemewe. Hanyuma araza arakomanga, umugore ahita akanguka, ahita yumva barimo bakomanga, arangije amubwira ati kingura. Arangije amanura ikirahure nk'uko yari abimusabye, nuko aramubwira ati ese wari uzi ko gusinzira mu modoka bitemewe, kuryama mu modoka bitemewe? Hanyuma umugore aramubwira ati ni ukuri mbabarire, nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenze, uramfasha ndebe ko nava aha ngaha. Umupolisi aramubwira ati se kuki wasinziriye, ntabwo ugira ahantu uva? Umugore aramubwira ati ni ukuri mbabarire, ntabwo nzi ukuntu byagenze, nanjye nageze aha ngaha naniwe rwose, umbabarire rwose ndebe ko nava aha ngaha nkagenda. Nuko umupolisi aramubwira ati sohoka muri iyo modoka uza aha ngaha. Nuko aramwegera aramubaza ati kundi uzi ko kuba wasinzira mu modoka igihe kingana gutya bitakunda, bitanemewe? Nuko umugore aramubwira ati byaragiye ngeze aha ngaha numva ndananiwe. Hanyuma umupolisi aramubwira ati rero iyo uza kugera hakurya wari gusinzira umunsi wose. Nuko undi mupolisi uhagarariye uyu nguyu, mbese ni umuyobozi w'uyu mupolisi, ni umupolisi mukuru, aba arahageze aramubwira ati arimo arashaka kukurekura ngo ugende, kandi ndi kwibona ko amaso yawe atukuye, ati ibyo bintu ni ukubera iki? Nuko wa mupolisi muto aramudefanda, atangira kudefanda wa mukobwa, amubwira ko yasinziriye mu modoka nawe atabizi, ariko uwo mupolisi mukuru ntiyabyumva. Yarangije amurika mu maso, aramubwira ati ikigaragara cyo ntabwo ari uko wasinziriye mu modoka gusa, ahubwo ujya aha ngaha ngo usake ishati wasanga ufite ibiyobyabwenge. Nuko umupolisi muto aramubwira ati ko ushaka kumuhohotera. Umupolisi mukuru aramubwira ati rero wowe genda usake imodoka ye, genda aza kwisakira uno mukobwa, ndaza kumwisakira. Ubwo yatangiye gukora nk'uko yari abimusabye, aramubwira ati tandukanya amaguru ubundi turebe ko nta bintu by'amatabu ufite cyangwa se ibiyobyabwenge afite. Atangira kumukandagura, umukobwa afite ubwoba aha ngaha. Hanyuma amukandagura ahantu hose, muri hose, kandi ubona ko umupolisi ameze nk'umuntu ushaka kuba yamuhohotera, ariko wa mupolisi muto ntabwo ari kubyumva neza, aramuhindukiza. Nuko aramubaza ati shati none se ati imfunguzo z'ahantu baziri hehe? Ubwo urumva umukobwa mbese ntagira aho aba yibera mu modoka. Wa mupolisi muto ahita akuramo imfunguzo mu mufuka we, atamubwira ati ngizi ziba ziri muri baga. Umukobwa yaratangiye gushidikanya, avuga ati senda kure imfunguzo zo kumwereka. Nuko umupolisi mukuru aramubwira ati rero ubu ngubu ngiye kugutahana. Nuko aramubwira ati ahubwo ndangira ahantu uba ni hehe, ubambwira karitsiye ubamo. Umupolisi akuramo amafaranga amadolari 100 kuko haba handitseho Washington. Arangije aramwereka mu buryo bw'ibanga. Umukobwa avuga ati ni Washington Street, ubwo ni ku muhanda nyine, ni umwe mu mihanda atuyeho muri mujyi Washington. Hanyuma araje ati ku muhanda wa kangahe? Umupolisi amwereka 3. Ati okay, bari ku muhanda wa 3 rero, ati jya mu modoka ngo ucyure. Ibi ngibi ntabwo biba byemewe kuba wasinzira mu modoka. Ati ahubwo ikintu kiba gihari ni uko ugomba kuvuga aderesi zawe, hanyuma twe tukakujyana, kuko ikigaragara cyo unaniwe, ukwiye kujya mu rugo iwawe ukagenda ukaruhuka. Hanyuma umupolisi w'umutambwe ati ibyo ntabwo bishoboka, biragenda bite kugira ngo usige akazi kawe? Nuko wa mupolisi mukuru arambwira ati njye ukuyobora, ugomba kuguma aha ngaha, nanjye ndagiye ndahita ngaruka, reka mujyane mugeze mu rugo. Mu by'ukuri twibuke neza ko imfunguzo muhaye ni imfunguzo z'aho uno mupolisi muto aba, uno musore, kugira ngo amujyane, ariko yarabikoze kugira ngo amutabare, ariko birangiye n'ubundi amujyanye. Bageze aha ngaha mu nzu, yaje umupolisi amubwira ati byanga bikunda ngeze iwawe, ati nibyo nashakaga, ati reba ukuntu ari heza. Hanyuma umukobwa nawe ubwe ntazi ahantu aje, ntazi inzu arimo, ntazi bimeze bite, abona inkweto za wa musore. Arangije azishyiraho umwenda yari afite arazihisha. Hanyuma ageze kuri ya foto neza iriho na wa mugabo ayifunga kugira ngo ataza kuyibona. Nuko umupolisi aramubwira ati ariko iyi aparitoma niwo yibamo, niwo ubasha kuyishyurira? Ati wa mukobwa bafite amafaranga, icyakoza icyo nshaka ni ukwita nkorera agakawa nkahita nkanywa nkava ngaha ameze neza. Ariko ubona ko umugabo atangiye kuzana irari, umupolisi atangiye kuzana irari kugira ngo afate wa mukobwa. Hanyuma umukobwa nawe afite ubwoba. Hanyuma umupolisi aramubwira ati ariko uzi ko ni umupolisi? Ati kandi abizi abakobwa mukunda abantu bambaye uniform. Ati rero ubu ngubu ni njye nawe. Hanyuma umupolisi wa mukobwa aramubwira ati se uraza gufata ikawa irimo isukari? Umupolisi aramubwira ati isukari ngenda yifitiye. Hanyuma umupolisi akomeza kugenda areba neza, ariko ibibazo ari buze kumuhera. Ubwo umukobwa nawe afite ubwoba, yaje aha ngaha gushaka uburyo ari buze gukora ikawa, agenda areba buri kintu cyose, agenzura buri kintu cyose. Hanyuma umupolisi ageze aha ngaha yibuye ya foto,
ahita abona neza ari mu nzu ya wa musore, aba arasetse aratembagaye, aravuze ati shata aha ngaho ndagufite. Yaje gufungura aha ngaha mu gakombe kabamo ikawa, arangije abonamo imbunda, atangira kubona uburyo bwo kuza kwitabara. Wa mugabo ahita aza ati uzi ko uri umubeshyi, nta soni wowe urambeshya ngo uba muri iyi nzu. Ahita agenda ahita amufata, atangira kumukora ati Washington ngo ku muhanda wa gatatu sha umbeshya kumbi ufitanye gahunda n'uwo mupolisi. Ako kanya umupolisi muto yahise atunguka, ahita amutabara avana vuba. Umupolisi mukuru ahita amufata, nuko batangira kumera aho agiye kurwana, ariko umupolisi muto aramubwira ati umenye ko uba ari umutungo bwite ntawe uhurira n'akazi. Ati sasa rero niba uri umupolisi mukuru ukaba unkuriye ngaho ica itegeko. Yarangije kumubwira amagambo yumva aramwemeje, ahita amurekura, aravuga ati ndamutse ndenze ku itegeko n'ubundi nafungwa. Arangije wa mukobwa ari aho ngaho, twibaza ukuntu biri buze kugenda. Reka turebe akantu ku kandi, mumfashe dukurikire ino filimi turebe ese biraza kugenda gute, biraza kurangira gute. Ati rero uno mukobwa byanga bikunda nanasohokamo hano nzamufunga. Polisi mukuru niko abwira ku muto nawe ubona ko byamurakaje byamubabaje, kuko azi ko uno mugabo ajya abikora agafata abantu akabajyana akabafata ku ngufu. Ndababwire ukande subscribe, kandi niba ari ubwa mbere uje kuri channel yacu rwose urebe kano ka filime karangize, turebe ukuntu biza kugenda. Ubwo bakomeje kuganira, umukobwa yambwira ati iki cyatumye umfasha byamucanze. Agakobwa ni agakobwa katajya kava mu rugo kibera ku muhanda. Ubwo umukobwa umusore aramubwira ati rero mu gihe gitoya bizira imbere nzakurekura ugende ujye kwishimana n'umuryango wawe, ugende mu biruhuko, atari ko ugumye aha ngaha kuko ugiye hanze uriya mupolisi yahita agufata. Umukobwa aramubwira ati ahari ubanza utankunze, ati kuko njyewe n'ubundi ngaragara nk'umuntu wibera ku muhanda, ati gusa singira umuryango, singira aho nishimira, singira uburyo nakwishimira za Noheli ndetse n'iminsi mikuru. Nuko umukobwa aramubwira ati sinshobora kubyishimira kuko singira iwacu. Umusore byaramutunguye, aravuga ati ibindi bintu birashoboka. Umukobwa aramubwira ati ntacyo njyewe nzi kumera aha ngaha mu buretwa hano wancimutiye, sinese nabigenza gute. Ati okay, niba utekereza ko ari mu buretwa rero reka nigendere. Umukobwa kwe waramuriye, umusore nawe yaramaze kubabara. Umukobwa akomeza kumuhamagara biranga, hanyuma umusore arakingura arigendera, ahita anamufungirana. Hanyuma umukobwa asigara wenyine, aravuga ati mana yanjye ubu nacumuye iki, kuki rwose ntabaho y'ubuzima nshaka, kuki nawe ubuzima bwiza. Hanyuma umukobwa yakomeje kutubwira story yiwe, atubwira uburyo ki yari abayeho nabi. Ubwo bukeye bwaho umusore yagarutse amuzanira utuntu two kurya, ahita amukangura. Umukobwa ashidikira aje amubwira ati urashaka iki? Umusore aramubwira ati tuza mubwire tuganire. Ubwo umukobwa aramubwira ati mbona wahindutse. Umusore aramubwira ati mbwira utu tuntu twamuzaniye ngo turye tube dusangira, hanyuma tuganire umbwire ukuntu byifashe. Ubwo umukobwa byaramutunguye, yibaza impamvu n'umusore amufasha, abaza se bite kubera iki. Ubwo umusore aramubwira ati wambwiye se kutajya userebura ibijyanye n'iminsi mikuru na za Noheli. Ati rero nagutunganyirije, ati reka twishimire duserebure. Ati se katari mu kwezi kwa Noheli, ati bino biti bya Noheli n'ibiki byose babikuye he? Umusore aramubwira ati nagenda bishaka umujyi wose kugeza mbibonye, naho batari babifite nabikoresheje. Ati kugira ngo nyine wishimire ibintu bya Noheli utajya wishimira. Ubwo ngubwo umukobwa yahise atangira kugenda yirekuramo, batangira kugenda baseka, batera story, batangira gusangira buri kantu kose. Ubwo reka turebe agafilime ukuntu kaza kurangira naho biri buze guherera. Nuko umusore yabwiye wa mukobwa, aramubwira ati rero niba wavuze ko ari mu buretwa uje, ntabwo ari uburetwa. Aka kanya ndagusezeranya ko ugomba kujya ubayeho neza, twishimye tukajya mu biruhuko, nkagenda nkagusohokana nkagutembereza, hanyuma igihe cyazagera nkakurekura. Ubwo umukobwa nawe yatangiye kwishimira ibihe bye, yari yamuguriye utwenda, yari yamuguriye utuntu twose two kwambara tumwe abakobwa bakunda. Hanyuma umukobwa nawe bategurana ibyo kurya, barifotoza, bagira uti barishima cyane. Ubwo bigaragara ko hatangiye kuzamo urukundo, byatangiye kuryoha, byatangiye gusa neza. Nuko umukobwa atangira gukomeza kutubwira inkuru ye, atubwira ati ubuzima nari mbayeho bubi, nibwo bwa mbere nari mbayeho ubuzima bwishimye, nari mbayeho ubuzima bunezerewe, mbona umuntu w'igitangaza, umuntu atabaho. Yaje hano ku mashini ngo arimo
areba ku mashini, kuko ku mashini yari yahujwe n'amakamera, abona wa mugabo ari hasi ari kureba muri kamera akubwira ati uko byagenda kose nzagutegereza mpaka usohotse. Nuko umugabo yagize umujinya, yagize uburakari bukomeye cyane. Umukobwa abibonye ahita afunga imashini ivana vuba, kuko yari yatinye wa mugabo. Umugabo agiye kumufata ku ngufu. Reka dukomeze turebe kano gafilimi, turebe ngo biraza kurangira gute. Niba hari ikibazo waba ufite cyangwa se inyunganizi waduha muri comment, kandi wibuke gukanda like uduhe na subscribe niba utarayikanda. Nuko umusore agarutse mu rugo asanga wa mukobwa yatunganyije utuntu twiza, utuntu tw'uturabo, utuntu tw'udutima kugira ngo baze gukomeza kwishima. Hanyuma umusore araza arose byagenze gute. Umukobwa yamubwira ati ga uyu munsi nateguye Saint Valentin, ati ndashaka ko nawe tuyizihiza. Ati se turayizihiza kandi turi mu kwezi kwayo? Ati nta kibazo, nese ko twizije Noheli. Nuko umukobwa akabona umuhungu afite ikibazo, se ko mbona amaso yawe afite ikibazo, byagenze gute? Kandi n'ibikuranga byose wari ufite ntabyo ufite, si byagenze gute? Nuko umusore aramubwira ati rero nta kibazo mfite, ariko nyine banyirukanye. Umukobwa ati bakwirukanye? Ati cyane rwose banyirukanye. Hanyuma umusore ahise agenda. Umukobwa aramubwira ati ntabwo bishoboka, se kuki bagukorera bino bintu? Ati kandi ni wa mugabo, ni wa mupolisi ugukuriye wagukoreye. Umusore aramubwira ati niba atari ko nugira ikibazo nzabona akandi kazi. Umukobwa avuga ati ni gute natuma ubura akazi kandi naraje n'ubundi ndi umunyabibazo? Umusore aramubwira ati humura, reka ducelebrating, reka twishimire Saint Valentin wateguye, umunsi wacu wateguye. Ubwo byari baratangiye gukundana, byaratangiye kuryoha. Umusore ageze aha ngaha asanga bamuteguriye utuntu twiza. Nuko aravuga ati biratangaje kuba umukobwa yatangiye gutegura, yanyishimiye. Umukobwa yaje aha ngaha ahita afata umwenda ahita asuhuka bucece, umusore atabizi. Umusore ari aha ngaha azi ngo bari kumwe, akomeje kumuvugisha aramubwira ati bino bintu wabikuye hehe? Nanjye abona urwandiko aha ngaha. Aramubwira ati kuva igihe wazaga kugeza ubu ufite umwanya mu mutima wanjye, ufite umwanya mu modoka yanjye uzajya wicaramo. Hanyuma yamuhamagaye kugira ngo amaze iby'urwo rwandiko. Akomeza kumuhamagara asanga umukobwa yagiye kera. Umukobwa yari yagiye, umusore atangira kugira ikibazo cy'uko umukobwa amucitse. Aravuze umukobwa ko yari amaze kumenyera bigenze bite. Nuko yaje aha ngaha umukobwa asanga wa mupolisi yaragaze mu muhanda. Nuko aravuga ati si ibyo washatse se? Iyo washatse kumfunga akira mfunga, noneho umfunge neza ku mahoro. Nuko umupolisi aravuga ati urizanye? Ati ibyo nashakaga birabaye. Aramubwira ati ariko nyuma yo kumfunga uze kumusubiza akazi kiwe. Mbere uriya musore umuha akazi kiwe ntazire ko naba narakwanze. Nuko umugabo yaratangiye kubona ko umukobwa amwizaniye, niko guhita atangira kuzanira ari. Nuko aramubwira ati sasa rero niba uri tayari vayo nkwereke. Yahise amuzana n'imbaraga nyinshi ahita amusunikira mu modoka. Amaze kumusunikira mu modoka, umukobwa nawe yaje ahita atangira kumurwanya. Umugabo ubwo azi ko byarangiye, hanyuma ahita akanda ku cyumbo bya bindi bakoresha mu buryo bw'itumanaho, abapolisi cyangwa se abasirikare. Amagambo yose yavugaga abandi bose bari kuyumva. Nyuma amubwira ati wari uzi ko se ntazakubona? Ati ngiye mfite imbaraga, ati ngenda arenze buri muntu wese muri mujyi arantinya. Ati nkanswe wowe akantu kaba ku muhanda. Ako kanya wa musore yahise ahagera n'imbunda. Aramubwira ati nakubujije kumukoraho, ndavuze ngo ntumukoreho. Atamubwira ati sohoka muri iyo modoka vana vuba. Hanyuma umugabo abwira umukobwa ati umva humura naho ngiye, ati ndaje ngusanga aho ngaho, ibyo twapanze tubisoze. Umusore aramusuye kuko yari afite imbunda, nta kindi kintu yari afite gukora. Nuko umugabo aramubwira ati uri kumva rero ukaza, ati humura wowe ntukiri umupolisi, ntukiri mu kazi. Nuko umugabo bakomeje guterana amagambo. Umusore aramubwira ati ibyo ngibyo byo kumbwira ngo ntabwo nyiri umupolisi ntabwo bindeba, uko byagenda kose ibyo bavugaga byose babyumvaga. Ati buri muntu wese dukorana, umuntu wese uri muri aka kazi, ibyo bavuze byose babyumvise. Ati rero ntabwo ibyo ngibyo wabinkangisha. Ubwo umusore aramubwira ati ibyo wakwikora byose n'ubundi wafashwe. Mwibuke neza ko ari wa mukobwa wari wakanze kugira ngo amajwi yose yavuze bose bayumve. Umugabo yahise atungurwa, aravuga ati gute mwanega umutego ungana gutya? Aka gatego ntabwo bishoboka. Nubwo ngubwo hari abandi barimo bafata amashusho kugira ngo umupolisi ataza kugira aho atarabukira. Ako kanya hahise haza polisi iza kumufata. Inkuru yacu rero irangira wa musore ahawe peta, yongeye gusubizwa akazi, asimbura wa mupolisi mukuru. Baramufunze, hanyuma umusore asigara ari uri mu kazi, asigara ari we ubaye umuntu mukuru kubera uburyo yatabaye uriya mukobwa.
nkuko mu by'ukuri twese tuzi ko nubwo yamutabaye harimo n'urukundo, kuko yahise amubwira ko n'ubundi bagiye kwizihiza umunsi wabo w'urukundo, atazatangira akazi mu minsi iri imbere. Nubwo umuyobozi wabo nyamuzi mukuru aramwemerera, nuko urukundo rwabaye urukundo. Uwari uri ku muhanda ababonye umusore bakundana n'umupolisi, kandi baraciye mu bibazo, bahuye n'ibibazo, bari mu bibazo. Ndagira ngo ngusabe film yacu niba wayikunze ukande like, duhe comment, kandi unayisharinge, tujye tubona filime za buri munsi kandi n'abandi bayimenye. Naho ku kandi gafilimi reka tuzasubire.